Uyu munsi rero ndasubiza akabazo koroshye cyane kavuga ngo ese umukobwa w'isugi ava amaraso iyo akoze imibonano mpuzabitsina bwa mbere, ese ni ngombwa ko amaraso ayava? Yego, hari video yabanje nigeze kubivugamo, ariko reka nongere mbikomozeho. Ntabwo buri gihe umukobwa w'isugi ava amaraso iyo akoze imibonano mpuzabitsina bwa mbere, biterwa na buri muntu arihariye. Icyambere ugomba kwibaza ni ukuvuga ngo ayo maraso aba aturutse hehe. Akenshi amaraso ava ku mukobwa w'isugi ava kubera yuko imene cyangwa se akugara karanga ubusugi kangiritse, donc karacitse kubera imibonano mpuzabitsina ya mbere. Iyo gacitse rero kari gakomeye ku buryo hashobora kuza amaraso, hashobora kuva amaraso makeya. Rero ibyo bigaterwa n'akugara uko kameze. Hari video twabonyemo uko twugara tumeze. Iyo ako kugara kari korohereye gashobora gucika ntihava amaraso, icyo gihe amaraso ntabwo yava. Iyo kari gakomeye birumvikana karacika amaraso akava. Ariko hari n'umukobwa ushobora kuba afite akugara gafite umwenge mo hagati. Iyo gafite umwenge mo hagati n'igitsina cy'umugabo bakorana imibonano mpuzabitsina ari gitoya gishobora gucamo, hari n'igihe ashobora gukora imibonano mpuzabitsina nako kugara ntikigere kangirika na rimwe, kagasigara kameze nk'uko kari kameze. Nanone kandi hari umukobwa ushobora kuvuka nta kugaragira, birumvikana akugara kazangirika mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina bwa mbere ntako azaba afite. Hari n'igihe nanone akugara kangizwa n'ibindi bintu. Akugara gashobora kwangizwa no gukora siporo zitandukanye zirimo nko kunyonga igare, nka basket, kwirukanka. Nkunda kuvuga abantu bajya ku ishuri n'amaguru urugendo rurerure buri munsi mu gitondo na nimugoroba bataha. Ibyo ngibyo byose ntibishobora kwangiza akugara kawe. Iyo utakigafite rero ntabwo yamaraso azava. Kuba noneho wateguwe bihagije, umuntu mugiye gukora imibonano mpuzabitsina yawe ya mbere yaguteguye bihagije, kuba umwiyumvamo, kuba ari umuntu ukunda, kuba nyine yaguteguye ukagira ububere buhagije bukabasha no kuboneka. Ibyo ngibyo byose bituma utava amaraso nubwo waba ugiye gukora imibonano mpuzabitsina bwa mbere. Ariko nanone twabonye ibindi bintu bishobora gutuma umukobwa ava amaraso cyangwa se umugore ava amaraso nubwo yaba atari isugi. Ntabwo bibujije ko nawe umukobwa w'isugi ugiye gukora imibonano mpuzabitsina bwa mbere ashobora kuva amaraso adatewe no kuba akugara kamaze kwangirika, ahubwo bitewe na bya bintu twari twabonye muri ya video yahise y'ibintu bishobora gutuma umukobwa cyangwa umugore ava amaraso mu gihe cyo gutera akabariro. Ariko kuvuga ngo ikimenyetso cy'uko umukobwa yari isugi nuko ava amaraso akoze imibonano mpuzabitsina bwa mbere, icyo ngicyo rwose ntabwo ari ikimenyetso. Oya, ntabwo ari byo.